ngo wahe ikaze wakoze subscribe nawe utarakora subscribe, iki nicyo gihe ngo tujye tubona amakuru meza agiye atandukanye. Buriya koko iyo Imana igukereje iragutegera, kandi Imana ihindura amateka cyangwa se igahindura ibyanze guhinduka. Aka kanya tuvugana uwo bita Ashton Small cyangwa se Kagarara ari kwishimira kuba yujuje aba subscribers aba followers 500 kuri Instagram ye, aho nyuma aje guhurira na Ashton Hall. Mbere yari afite aba followers 100,000, ariko ubu tuvugana amaje kuzuza aba followers 500,000, abifashijwemo n'urugendo cyangwa se tour yakoranye na Ashton Hall, bazenguruka Afurika. Ubona ko ni tour yamufashije, ni tour yatumye ba umuntu ukomeye, ndetse yakomeza kwandika amateka ku ruhando mpuzamahanga, atari no mu Rwanda gusa no ku isi yose. Kuba afite aba followers 500 ntabwo ari abanyarwanda gusa, aba followers 500 harimo abanyamahanga, harimo abahinde, harimo abanyamerika, harimo abo muri ibyo bihugu byose yagiye azengurukanye. Ni ikintu kigaragaza ko abantu bari gukomeza kumwereka urukundo, kandi bagaragaza ko kuba ufite ubumuga bitavuze ko udashoboye, ahubwo nicyo gihe cyo kwerekana ko nawe ushoboye, cyo kwinspira bagenzi bawe kuvuga ati nubwo nawe ufite ubumuga ibi wabishobora, nubwo nawe umeze gutya ibi wabishobora. Uri kubona ko Kagarara abaye imwe muri inspiration nziza zabayeho mu mateka y'isi, kuba ari gukora ibintu abantu bamwe na bamwe batatekerezaga. Buriya nk'umuntu umeze nka we, iyo abibonye ahita avuga ati nanjye ndashoboye, I can do this, I can do that. Ubona ko ni ibintu byiza, ni ibintu byo kwishimira. Ndetse Kagarara cyangwa se Ashton Small, blessings ziri kugenda ziba blessing over, kuko tekereza kuba mu kwezi kumwe umaze kugira aba followers 500, mu kwezi kumwe uhuye n'umuntu ukuzuza aba followers 500, akaguha imodoka ya miliyoni 20, birenze kuri ibyo akaguha miliyoni 7 zo gutangira kuba wakwikorera cyangwa se wakora business yawe. Ni ibintu byiza, ndetse n'igihugu kikagushimira kikakubwira ati mwana wacu cyangwa se musore wacu waduhagarariye neza, natwe twakugeneye agashimwe ko kugenda ukiyondora, kuba warabashije kuvuga igihugu cyawe neza, warabashije gutaka igihugu cyawe, warabashije kwereka isi yose ko ufite igihugu uvukamo cyagutoje neza, cyakweretse indangagaciro nyazo. Ubundi umunyarwanda wese yagakwiye kwishimira kiriya kintu, cyangwa se umunyarwanda wese yakakwiye kuba ameze nka kuriya kwa Kagarara. Niba uri mu Burundi, niba uri muri Congo, niba uri muri Uganda, niba uri USA, niba uri Canada, niba uri Australia, aho waba uri hose, jya ugenda urata u Rwanda uvuga ati muze musure u Rwanda, kuko u Rwanda ni rwiza, u Rwanda rwa Gasabo. Murabizi bajya bavuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Ni koko kabisa, bimaze kugaragara koko ko Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Aba content creator bo mu Rwanda bamaze kwerekana ko u Rwanda rumaze gufata indi ntera mu bijyanye na content, cyangwa se mu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, kuko Ashton Small arabyerekanye, hari Rwiziringa yarabyerekanye, hari abantu benshi, hari Meddy yarabyerekanye ku ndirimbo ze yagiye akora, zikagira amamiliyari, zikagira amamiliyoni, abantu abasitari bakazisubiramo. Ukabona ko nyine u Rwanda noneho igihe kirageze ngo natwe tube twabamonetize, cyangwa se igihe kirageze ngo tuyobore Afurika. Niba uri urubyiruko, niba uri umusore w'ikintu usabwa, don't give up. Kora cyane, kandi ujye wizera ko anytime Imana ishobora guhindura ibintu byawe.